Arakoze cyane. Naho mu yandi makuru nuko kuri wa gatanu Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yatanze impamyabumenyi ku banyeshuri 81 barangije amasomo mu ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi butangiza ibidukikije. Ni ku nshuro ya kabiri hatangwa impamyabumenyi ku barangije muri iri shuri. N'umuhango wayobowe na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente witabiriwe kandi n'abarimo Minisitiri w'Ubuhinzi n'ubworozi Dr Musafiri Ildefonse, hari Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana ndetse n'abandi batandukanye. Dr Ron Rosati, umuyobozi wungirije wa RICA, akaba yashimiye umurava abanyeshuri bakoranye ndetse abasaba kubyaza umusaruro ibyo bize ngo bigirire akamaro isi yose. Mu ijambo rye, Minisitiri w'Intebe akaba yagarutse ku ntego u Rwanda rwihaye mu cyerekezo 2050. I would like to take this opportunity. Reka mfate uyu mwanya nshimira inshuti y'u Rwanda Howard Buffett ku bufatanye bwawe na guverinoma y'u Rwanda. Duha agaciro uruhare rwawe mu guteza imbere ubuhinzi nka kimwe mu bigenderwaho mu guhangana n'ubukene. Mu cyerekezo cya 2050 u Rwanda ruteganya gushora imari mu buhinzi bugezweho kugira ngo tuzamure umusaruro w'ibiribwa. Birumvikana ntitwagera ku cyerekezo 2050 tudateje imbere urwego rw'ubuhinzi rufatiye runini gahunda yo kwihaza mu biribwa n'iterambere ry'igihugu. Nk'uko mubyibuka mu ntangiriro z'uku kwezi, u Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga yiga ku buhinzi n'ibiribwa. Bimwe mu byibanzweho ni uburyo bwo kubika umusaruro, gufata neza ubutaka no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Ibi biganiro byagaragaje uruhare rw'ubuhinzi mu ntego z'iterambere. Kugira ngo igihugu kibigereho, ni ngombwa kugaragaza hari icyuho mu gihugu. Application of these practices nationwide.